ndabashuje mwese wa muhungu wanyu Ovi. Uyu munsi ngiye kubafasha abantu bafite ikibazo cyo gutera nabi. Abantu bafite ikibazo cy'ikibuno, abantu bafite ikibazo cyo kuba bafite ikibuno gitoya bashaka kucyongera, cyangwa bafite ikibuno ariko kidateye neza bashaka kugiha design yacyo kugira ngo nibura ujye wicara iminyonyi ibone hejuru umere nk'uwicariye umukondo. Urumva? Ubwo uyu munsi rero nta kindi kintu ngiye kukwereka siporo za mbere zabaye top ku isi yose zifasha abantu kongera ikibuno. Nimba uzikeneye aka kanya wowe shyira ahantu utuze, ni mu rugo, ntabwo bisaba kujya gym, nkwereka uburyo ki wakora ikibuno. Nimba uri umujene ushaka kuba ikibuno cyawe cyaraguyemo, izi siporo nawe zirakureba. Nta bintu byo kugenda umeze nkaho wagira ngo uri muraza, wagira ngo inyuma n'imbere yawe nta wahatandukanye. Nimba ushaka kugenda umeze neza, uri umukobwa ugenda uri sex, izi siporo zirakureba. Ntagutindiye rero, reka nkwereke uburyo ki wabikoramo. Wowe kanda like, ukande subscribe, ukore share, usharinge bagenzi bawe, utere comment icyo ubona nagufasha, ubundi tugendane ndakagaruka munyereke urukundo mbere ku tuntu twikorera ariko.